turagenda turajana. Donc nawe uja muri ya yindi yacitsemo. Basohoke ndagenda nari umusohoke kandi nari mukuru. Aribo bitaga ubungu no basigaye bita abakomite. No nabasohoke abakomite gabwina n'izina abantu bari mu kurwanira bose nayi mu komite. Nundi nawe abacu nyine babanza banshira muri ninko muri ese. Yego. Banshira muri ese bangira umonye wa masomo muri école primaire. Umuntu wari umutitirere w'isection. Ndaceceka nta muntu naburanyisha. Bazagaragaza rero nimba waragarutse ukikiranutse. Naje nyine rwose. Banshira muri ese muri omoneri. Bazabona ko waje gutata. Indi yikoramwo omoneri nyikoramwo ngo buce sinza handi basuye kunsunukiriza kandi mba umusaidizi. Yego. Bahaye bakumakundeba. Nta muntu nabwiye naho ze mvuga ngo mutima waje ukambwira ngo ko baranko nubundi ko barankorera ibyoroheje. Wari muri majaribyo kandi nubundi ko barakora ibyoroheje. Twarasohotse nani narumwe mu basohotse. Kandi dusohoka duhaye dushinja abaci ibyaha. Yego. Tukavuga ngo bagiye mu yindi community. Ariko mwasohotse mu bashinja ibyaha nabo basigara bashinja ibyaha. Yego. Bakatubwira ngo Mariyamu yaravuze ngo ntitugasohoke. Shalom nshuti bavandimwe bakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi. Twongeye kubakira muri umwanya mwiza tugezemo w'ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza w'ikiganiro w'impogoro w'ubuhamya. Turabakiriye mwese aho muri abari hirya abari hino abari mu bihugu bitandukanye mwese turabakiriye kuko mubibona murabona dufite umutumirwa wacu. Abantu benshi bashobora kuba bamuzi hari n'abatamuzi ariko kuba batamuzi muze gukurikirana ikiganiro araza kutwibwira kugira ngo tubashe kumumenya. Mbere yo kugira ico twakora reka tumusabe abanza dusabira Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza. Ni karibu. Mana igira neza. Mana yaremye isi n'ijuru. Karema inyanja n'amasoko. Turagushimiye kuri uyu munsi tugejejeho uyu mwaka. Tugushimiye kandi kuko waruzi ko tuzotekura ikiganiro kiki. Ico tugusaba nuko kibamo. Mwuka wawe rutanga ubwenge ari gutuyobora muri ibi biganiro. Duheze imbaraga n'ubutwari n'ubuhanga bikomoka mu mwuka wawe wera. Tubisabye Imana n'umwana n'umwuka wera. Amen. Yego. Mzayi wacu arakoze kudusengera Imana. Imana imugirire neza. Rero mbere yo kugira ico twavuga reka banza twibwire kugira ngo tubashe kumumenya abadukurikirana bamenye uwo ari we. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Yego. Imana ibahamukisha. Amen. Uyu munsi sinarinzi ko nzawugeraho tewe n'ibibazo twagumye kunyuramo byo kurwara byo kubaho tutarihoze tuja kuba ko dushimiye Imana kuko itugejeje hangaha. Yego. Amazina yanje nitwa Mudagiri irindi nitwa Samson. Ababyeyi banje bitwaga barashaje yitwaga Matayo Sebirobe turabagabika. Yego. Wine turi hano mu Rwanda. Ruguru mwari mutuye hando twari dutuye mu Bibogobogo hando hitwa kuri Nyagisozi hari kuri Baraza. Mbere gato kiri bato twari tuhazi nko kwijimbo. Ariko muri imyaka yashize uwari asigaye ari kuri Baraza. Ndumwana wo kuri Baraza. Kuvibayeho kuva itorero ryaho ritangiye. Nabaye umwe muri bo. Atukira aho tutaraje kure. Ese niye mpamvu yatumye Nyagisozi ari yo bahitamo guheza Baraza mu karere kose. Cyatumye bayihitamo Nyagisozi bakayeza Baraza niyo yarigira abantu benshi. Yego. Yarigira abantu benshi bagira inama bagira vote iwacu baza bagira amavote ni muri Methodiste. Yego. Babona kuko ari bakwiriye abantu kandi ari bazo bakira abantu. Yego. Murakoze cyane reka tuje mu kiganiro nyirizina. Umubyeyi wacu Sertanda
hari ikiganiro twifuza ko watugezaho, watubwira urugendo rwawe rwo gukorera Imana, uburyo watangiye gukorera Imana, nimba waratangiye gukorera Imana ukiri umusore, ukiri mutoya, cyangwa se nimba waratangiye kuyikorera umaze kuba umuntu mukuru, kuko ndatekereza igihe cya kera abantu benshi bakoreye Imana bamaze kugera mu myaka yisumbuyeho, si nk'iki gihe. Ubwo rugendo rero nirwo dushaka ko wadusangiza kugeza muri iki gihe ubaye seretanda. Ubwo rugendo nirwo dushaka. Ni karibu cyane. Imana iguhe umugisha. Yego. Sivyo gusa ko nahoze ntekereza ngo nienda turabanza dusoma ijambo ry'Imana tubone kuja muri ivyo ngivyo. Ye nta kibazo warisoma. Nimba ariho twobanziriza cyangwa nimba twobanziriza aho ngaho uvuze. Oya, tubanzirize ku ijambo kubera ko ijambo niryo riza riherekeza. Tubanzirize ku ijambo. Imana iguhe umugisha. Amen. Nakuze ngo abantu bose batwumva dusoma ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Daniel. Ubuhanuzi bwa Daniel ibice ni 9 no ku murongo wa 4. Niho ngiye gusoma, munihanganira amaso asigaye abona bigoye, ariko kandi ndasoma. Ni ibice ni 9 no ku murongo wa 4 havuga ngo, senga Uwiteka Imana yanje nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tubibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Yego. Titwumviye abagaragu bawe babahanuzi. Bajaga batubwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka n'ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni kuko bibaye ubu. Abayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose babugufi n'abatuye kure mu bihugu byose aho wakiranukiye, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye titwumvira Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisiraheli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobageza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuye. Amen. Amen. Nasomye harehare. Nta kibazo. Turangiriza hano ku murongo w'15 haravuga ngo, noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icubahiro kugeza ubu, twagucumuyeho dukora nabi. Nyagasani, ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku misozi no ku musozi wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwabo kw'abasogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kandi ku bwawe Uwiteka, umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse.
mana yanje tega amatwi yawe wumve wejeshe amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa izina ryawe kuko ibyo tukwingingiye tubigushize imbere twishingikirije gukiranuka kwawe ahubwo n'imbabazi zawe nyinshi. Amen. 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 Mbabare rwose nubwo nasomye hari oya ntakibazo ariko nakunze ngo n'undi uzanumva nawe azahasoma. oya nta jambo ry'Imana rizari barirerire gusa nuko abantu bo nyine barambiwe basigaye bakunda gusoma ibindi bitabo andi mateka ariko bakumva ko birirambiranye ariko ntabwo izirambiranye. Haleluya, yego haleluya, bishimye cyane. Yego reka tuje mu kiganiro nyirizina. Urakoze. Tubwire urugendo rwawe rwo gukorera Imana ko watangiye gukorera Imana ukuntu wabitekereje. Ubushize ndabizi warabikurikiranye twaganire n'umubyeyi wacu Revera Kaganda kubera ko twari tuzi ko iwe na sokuru Revera Ayuba bari mu bantu batangije umurimo muri kariya karere ka Bibogobogo niho twafatiye. Niyo mpamvu twagiye kumusura kugira ngo atubwire ayo mateka. Nawe watubwira igihe waje gutangirira gukorera Imana noneho utwinjize no muri uyu mwanya ubaye Sertanda kugeza uyu munsi wa none. Ni karibu cyane. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Yego. Urakoze mwana kandi uri umugabo. Asante. Ndashimye. Yego. Yewe Imana yampamagaye nkiri muto. Kandi irankunda. Yego. Kandi ikunda ngo ngikorere. Yego. Navukiye mu nzu y'abakirisitu, data yari umukirisitu, yari umujisite. Nabonye kuva muri 62 agati nkakaja akagenda ku makanisa, bagiraga amakanisa yabo ngo ni Kaganja n'ahandi muri zone de Fizi. Yego. Kabona iby'ubukirisitu abantu bakaza gusenga iwacu. Muri 60 ndababona igihe bavuga ngo hari ububyutse bwinshi. Zaga mbona umuntu wirirwa atega amaboko akamererwa ateza amaboko umunsi wose. Yego. Yitwa ngo Nizikiyere Rurunga. Mbona abantu ko barasenga ko bari kubita hasi. Ariko nyine nahoze mbona iby'abana. Ariko Imana kuja kumpamagara tangira gukorera Imana natangiye ku muri 87. Yego. Sinabaye umudiyakoni jewe. Imana yarampamagaye yamingira kuyobora abasore. Yego. Yobora abasore mu section ba kasisi wa Madibisho. Yego. Ngomve kuri bukasisi bwa Madibisho mu section bangira kasisi w'ijimbo. Yego. Korana n'umupasiteri witwa Muhira akaba secrétaire wanje. Yego. Revera Muhira Manama. Revera Muhira Manama. Yego. Warabana akaba secrétaire wanje n'ubundi yitabye Imana ngo nintare. Yego. Abantu bose twamye gukorana muri Madibisho. Kuvuga ngo aho ngaho mwari mukiri urubyiruko. Twari urubyiruko. Kandi icyo gihe twari tutaramenya Madibisho. Bagavuga ngo Madibisho ngo ni urubyiruko. N'ubu nyine abantu benshi bazi ngo umuntu yakora muri Madibisho akora mu rubyiruko. Yego. Ce n'est pas ça. Madibisho ni education chrétienne mu ikanisa ryose. Nubundi natwe niko twari tuzi yuko wazaga batubwira ngo Madibisho ngo nugwera ku myaka 45 ukamanura. Niko natwe twari tuzi kuva kera kose. Yego. Nuko Madibisho ntabwo ari urubyiruko. Yego. Madibisho ni ikanisa ryose. N'ubu nyine Imana yarampamagaye ndahagera ndakubwira. Yego. Ubu nyine nshinzwe Madibisho. Yego. Kwigisha ikanisa ryose ku isi. Yego. Ntabwo Madibisho na evangelisation biratandukanye. Yego. Evangelisation twazaga tuyigira igakora muri Madibisho kandi igakora muri evangile. Yego. Evangelisation no kuzana abantu hanze. Ukabashira mu kanisa. Yego. Washika ukabaheza Madibisho. Yego. Madibisho akarera abantu bose bari mu kanisa. Guhera ku muntu w'umwaka umwe rero guhera kuri 0 kageza ku myaka azupfiraho 100 n'imisako. Yego. Byo byose niko byazaga bigenda. Madibisho n'ubu nyine niko bizabigenda. Ubu nyine niko bigenda. Yego. Imana irampamagara nkora muri Madibisho ngo buce mva muri Madibisho. Sinzi wansimbuye mu section ndagira ngo n'umupasiteri wa hano mu Rwanda witwa Kana Ruberwa. Yego. Ngombe muri Madibisho ngenda muri section
kora muri section ya Rutabura yego mfatikanya na umupaseri mwavuze ngo ni paseri Kaganda turafatikanya paseri za Burundi dukorana neza cyane yego mirimo myiza umupaseri witonze yangiriraga neza yego naje kamubaha Revera Kaganda za Burundi akangirira neza ngo buce hakaba ikanisa ryo mu Rulimba yego babona ko nta wundi muntu worigendamo Imana irantora nyine ndasura kandi banonkora kuri uyu muzeye twari turi kumwe bansha bantuma kuba titirere w'isection mu Rulimba yego wa kabiri dukorana n'undi mupaseri witwa ngo ni Revera Mushapa musobanuzi yego kaba titirere nawe akaba makamu wanje turatura turakora imirimo y'Imana hamwe kugeza ubwo izi ntambara zabaye yego nari titirere iwe Imana iramuhamagara yego jewe ndasigara mari gusigana cyo gihe ikanisa abantu bacitsemo muri izi intambara yo zibaye abantu mwaza yitini yumwa ndakitingiye bamwe bajingi abandi bajingi bamwe basigara bahaye bavuga ibingibi abandi akavuga ibingibi nivyo naye nkunda kubabwira cyane ariko kandi ikintu nakundaga mu buzima bwanje nakundaga gukiranuka yego nakundaga ibintu byo gukiranuka bakambwira batangaha niho wagiye kuba gukiranuka kumva haranejeje yego nakundaga ibintu byo gukiranuka n'ubu nyine sinzanibuka muri bya bintu abasore bagedemwe by'amanyanga njewe sinabibagamo nabaga ku ishuri abacu bakambwira bati dukora ibingibi bakambwira bati tuzashike muhira se baranabizi ariko nkama mbabwira ndese nimo badahaye bambona Imana kirambona zambona ngo haze iyo haza gucikamo kwikanisa kazaricikamo kandi ryacitsemo rigendamo abantu benshi nari no mu Rwanda yego sanga ikanisa ryanje ryagiye nyine iyo ngiyo bacitsemo bati twebwe bari abavuze ngo barifatikanya n'amafuti Imana yaza gitubwira yego Imana yaza gitubwira ngo kuja mu yabayigiyemo bagiye kuriye yego bati wori ibyo bahaye bakora none babaye abandi bati none gatwitaze bari yego kandi baratubwiye ngo wayo ntakaje hari kandi uzoje hariya so wayo none gani mushaka kuja mu ijuru nabo tuje muri bari yego namazirabo jewe nge nampunze amafuti turagenda turajana donc nawe uja muri ya yindi yacitsemo ndagenda nari umusohoke kandi nari mukuru aribo bitaga ubungu no basigaye bita abakomite nabasohoka abakomite gabwina n'izi nabantu bari mu kurwanira bose nayi mu komite nundi nawe nyina tukiraho ndabizi ko mwari muyoboye iriya komite nyine yahuzaga Sepake na Methodiste none se kubera iki twebwe twita abakomite Sepake bakita abakomite nabariya nyine mbivuge bamabungo reka tubivuge gutyo nkuko bahuraga babita amabungo je sinza ndivuga amabungo n'abasore bashaka kuvuga kwabo ariko nategera amiga yantuze ya Revera wabo wapfuye ntuze Rutugwa hano naritegere yarivuze yavuze ngo Imana arabwira ariko ukuntu yabivuze yavuze ngo Imana arabwira ngo bari abantu bari mu kubita ngo ni muri bamabungo jewe ndi Imana nzabahana kubera ko barabatuka iki ni igitutsi niko yabivuze nimba yabivuze gana ndakubwe ngo sinza mbivuga yego simvuga ngo ni bamabungo yego nabasohoke twarasohotse nani narumwe mu basohotse kandi dusohoka duhaye dushinja abacu ibyaha yego tukavuga ngo bagiye mu yindi community ariko mwasohotse mu bashinja ibyaha nabo basigara babashinja ibyaha yego bakatubwira ngo Mariyamu yaravuze ngo ntitugasohoke yego nubwo twokora ibyaha ariko Mariyamu yaratubwiye ngo tubane tuzobane n'abanyabyaha kandi Mariyamu ndikwaza gavuga byo nani ndabizi abandi nabo bakavuga bati no kubana n'ibyaha mugakorana nabyo uzohamubaye mwese abanyabyaha dusohoke nanjye nje muri abo ngabo ndasohoka yego kandi ndirinda ariko ngenda intego yanje ari ukwirinda
yego baravuga ngo nimba dupfa tuje tuja mu ijuru gusa nta kindi dushaka. Nari mfite umwana muri Musawato, nari mfite ibiki nari ntoni, yego nta dosi nari ngira, nari ntaracirwa urubanza, nta kibazo nari mfite. yego ngo buce ndareba nsanga ni mwisi, nsanga ni mwisi, mbona iyo twagiye niho hari inyuma y'aho mwasize ya communauté duhaye twanga, abacu batangiye kuvuga ngo tuzane communauté. yego ndetse habanje kuza ijambo rivuga ngo twirege communauté. Ese communauté igira icyaha? Ati twirege. Tino zantinda kumva cyane. Ibyo simbaye mbyumva. Mariyamu yagiye ari wo muri communauté. Twirege communauté se ije gute? Ibyo ngibyo bibaye gute? Ngo buce mbona haje izindi zandiko ngo zaje ari amastati. yego Ibintu byazanye abacu babizanye, je unari intellectuel muri bo naje nari umu intellectuel. yego Bati ngo dusinye ibingibi bibaye nabi, ariko ari isherezo ryo kuzana communauté. Ese yo kwibaye ko akundi irya twaza gatwanga akadezi ukadezi ni yaje nabi yindi yo kwije ngo tugere imbere. Batangiye gusengera n'abakozi, bati ko tuze dusengera abakozi tugira abantu dushiraho ko twaje duhunga ibyaha, twagiye gushaka izingizi amatitre. numva ndabigaye. yego Kuriya nakubwiye ngo umuntu introspection, umuntu wenyine nukwireba, namangira kujya namasoka ndanga subira muri communauté methodiste. yego bantu batashubijwe na Musawato batagize gute, nta nawo basuye kumpeza. Batashubijwe n'iki uko none se wavuye muri methodiste wa mwana wa mama kwaka? Ndagira ngo bari baraciye, sinzi nabo nimba byari byarabafanye, kandi sinari nkeni. yego yewe abasigaye so batunze kundusha. yego ciwe nari umu professeur, ngira ngo nari umu professeur, nari mfite inkani nyinshi, yego zari nkeya, nari ntunze yego mu buryo ntogarurwa n'utuntu tungana gutya, ahubwo nari ntwanga. ahubwo nari narigeze kwanga amafuta amwe y'ibintu bazaga bazana ngo ni bya Compassion International, nari nyakoramo gihe kimwe narayanze. yego kuri ndayanga paye mbona amafuta hayabamo yaje kuba mwine biranacika. ariko nayanze amafuti yerekeye kiroho nari nabonye. yego ndagaruka ngushike abacu nyine babanza banshira muri ninko muri ese. yego banshira muri ese, bangira umonye wa masomo yego muri école primaire. umuntu wari umutitirere w'isection, ndaceceka nta muntu naburanyije. bazagaragaza rero nimba waragarutse ukikiranutse. naje nyine rwose banshira muri ese, muri omoneri, bazabona ko waje gutata. ndi nyikoramwo omoneri, nyikoramwo ngo buke sinzi ahandi basuye kunsunukiriza, kandi mba umusaidizi. yego bahaye baguma kundeba, nta muntu nabwiye nabi, naho ze mvuga ngo umutima waje ukambwira ngo ko baranko n'ubundi ko barankorera ibyoroheje. wari muri majaribyo kandi n'ubundi ko barakora ibyoroheje. jewe warwanyije aba bagabo n'ubundi bagiraga n'imbabazi nyinshi. yego ariko baguma kungirira neza kugeza ubwo muri irya aide muri bwa bufasha cyangwa azavuga ngo passer adjoint, passer adjoint kandi. yego bankuyemo havutse ijimbo ya Mugorore, bangize adjoint. yego nuko ariko bitaragira kiri aho ngaho. none se ijimbo ya Mugorore. Haleluya, banza woroshe. yego haleluya, amen. kiri aho ngaho hakaba umupasire witwa Reverend Mayuru Mudahwema. yego arahasa arambwira, tewe natekereje ndabona ngo ikanisa rya Mugorore nta wundi muntu uriyobora, wewe uriyobora. yego niko duhaye tuvuga. oyaye bandi bantu baranjonjorera, atoyaye uzobugiye kuzana ibibazo, reka siko habaga imishamuka kujya bafurera baze bavuga amagira gutya, ndabyanga. niko nagiye ku masomo. igihe duhaye dusenga, nari mvuye mbaye nitambukira dusengana n'umuntu umwe, ati Imana yambwiye ngo uzoba umuyobozi. yego uzoba umuyobozi.
umuyobozi ngiye waba penalize gutya wagize amakosa ngana gutya nzo umuyobozi nyabake mu minsi mikeya batubaye siretanda adjoint wa jimbo ya Mugorore niwe ugiye kwireba takundika bamaze kuvuga uko ndakuzuma. Ese wabaye aje wande ninda ari titulaire ni gaparasi ni wari ukiri titulaire yari jimbo kiri anese siretanda mahirwe buregeya niwe wari titulaire wa Mugorore yego ati noneho aje wanje ni Reverend Mudagiri nuko ndagiye kana gukora muri rya ese yanje ntwarukira umwana waho zumbona yego bahanyina abantu neza tubanyina Mugorore neza baranakiriye turakoze yego ndetse saho honyine n'umugore wanje bamugize adjoint ngwe ko abaye mukuru umugore wanje nawe abaye adjoint ndetse bikabaza bati uri abaye siritanda n'umugore nawe abaye kuriya kandi ubushake bw'Imana turekera aho ngaho yego turakoze bagize vote ko ndango nzogere ku musozo yego ngo bagire vote hari bakandinda benshi ariko nyine abaro tambuka ndatambuka yego tambukana amajwi nyine yo gutambutsa umuntu simbizi niba naratambukanye amajwi nimba 75 kuri 80 amajwi menshi baye gatitirere wa Mugorore ndahatuye myakira baye tuhadukora umurimo w'Imana hariya abana twareze n'abagabo abandi abo twatunze urutoke ko bazoba banyanaka n'ubugine ko baragenda bakora imirimo yego zintambaraga zirabaturahunga tumare guhunga iby'Imana izikora yego kurya wa muntu wasenze aravuga ngo nuguma kugendera mu buryo bw'Imana uzoruha umuntu ukomeye yego igende hano inama irateranye amajimbo ibaraza twebwe ibaraza yacu yari ifite amajimbo 8 siko yego hariho abandi bagira amajimbo 10 n'imisago hariho abandi bagira 30 na amajimbo ya majimbo ya mabaraza yose agira ya majimbo menshi ahurira Uvira yego bati nibazane bakandinda ibaraza yanje siretanda amahirwe buregeya arantanze yego yari yarantanze kakandinda Shene de Mitumba nawe yari yaratanze wayo yego kandi yari metre kandi namwishwa wanje bagize vote amajimbo y'Kinshasa ijimbo ya Katanga ijimbo ya Bukavu ijimbo ya hehe kuyaza ngo umuntu ngo muri Methodiste sinzi uzutorwa nyine n'Imana bayashatse kugutora yego barengeje amaboko baravuga bati umuntu urusha uwundi muntu ijwi rimwe azotambuke akore muri community uwo wacu twari dukorana hariya Tomaso no kuvuga ngo nawe n'umusiritanda twembi turabasiritanda bati siritanda Mudagiri bamushize ku itaburo siritanda Tomaso bamushize ku itaburo wamure kudushira ku itaburo twese murushije ijwi rimwe gusa yego ijwi rimwe gusa n'ubu nyine nzambona kuko ndagira ngo nimara kunanirwa nari nkwiriye kumusigira responsibility nimba bazona bikunda yego akaza kareba uwo mwanya kuko niwe warunkurikiye ari he ubu nyine ari muri Shene de Mitumba iriya kwa Sana n'umusiritanda kandi n'umuprofesseur kuri university yo mu Minembwe ngasenga Imana unshike igitangaza cyabaye ngo nshike Eve Karamba magara arambwira ati ikanisa ryose yego byerekeye inyiga zose zikwiriye urubyiruko zikwiriye abagore zikwiriye abagabo yego ni wowe uzishinzwe nimba kurya bazaba ngo ni evangelisation bari barumvishije nabi evangelisation wa evangelisation nuja kuzana abantu azija kuzana babapigime barya bose bari hanze nibashika mu rusengero ni wowe ushinzwe ibyo kanisa kabanshimiye Imana yuko yampaye umurimo mwiza wo gukorera Imana yego Imana irampamagara Imana irakunda ngo tuze tuvuga ubutumwa yego sibyo gusa ko tusiri mu kuvuga dufite ubwoba
tukavuga dufite ubwoba ariko kandi no kuba bamafumafu. none se mugira ubwoba bw'iki kandi Yesu yaravuze aravuga ngo nimuja kumvugira muzashira amanga nimutinya kumpamya imbere y'abantu naje imbere ya data n'abamarayika azatinya kubahamya. Ejo bundi baravuze ngo tuzane iteme ngo ba Paulo ngo barabafunze barakangisha kuvuga ngo batavuga ukuri. Barabwira ngo se Imana yavuze namwe abantu bakavuga tuzubaha abandi bati ngaho nimubwira abantu ukuri. Kandi nari umubiri muri uwo mukutano muri cyo giterana tuvuga ukuri nyine uko twari dushoboye ariko tugira ubwoba. Mariamu umuhanuzi w'Imana wabaga Ikabera yaradumagaye abapaseri bose bari bahari arababwira ngo ese aharatubaza naje nari ndimo Imana nivuga n'abantu bakavuga muzubaha ndi. Ndagira ngo nari umwe mu bambere bava ngo tuzubaha Imana. Umuntu akatekereza ngo umuntu navuga ngo n'Imana yavuze zamagenda mu ruhande rw'Imana. Nyine ikibazo kitarakubaho uza wumva ico kwitokeza cyose wamenye uburyo uciyagararamo. Ariko ubu nyine haba n'umuntu utanga evangile akavuga ngo unyo kidogo sireho nuko amutinya kumucaha ngo navuga ngo baravuga ngo turi intellectuel. Ubu nyine ndo wazadushiranye hano mu Rwanda no hirya ni wacu umuntu karatubugora kazana ubundi nuko abapasire tukabashingira ngo nureka ngo riracikamo. Ariko ikibazo si twe turi mu gushaka abagore ba kabiri. Ikibazo nimwe mudushingira muri mu kudushingirira iki nyine ukamenya ko njewe tuzi ko ntarashaka ejo ngashaka bakanshingira wa mugore ntitwumvikane nyuma ngashaka undi nkaguhamagara ngo nushingire kubera iki wemera kuza kunshingira kandi bizi ko bitemewe. None se turi mu kuvuga ngo se uriya mwana w'Anyanaka ndamureka ndibamerera nabi baramvuga nabi reka mve ko kubikiza cyangwa ahubwo ari mu kubishura turimo kuvuga ngo ari mu kubishura kugira ngo mubasingire rya kabiri. Nibyo ngibyo byo naba ariko kandi ijambo mpamagara umuhanuzi kazi Mariamu Kinyamura tubwiye ngo se Imana nivuga n'abantu bakavuga uzagendera muri kandi iryo ririho ubunyine uzagendera muri abantu cyangwa uzagendera muri Imana. Ubu nende mukubona abakristo benshi basubiye muri Ancien Testament ngo cyo si Bibiliya. Ancien Testament igira ibyo waza gikora. None mu gitondo nahoze nganira n'umuntu akambwira ngo se ngo ko turava gushaka abagore benshi ngo se ngo Abrahamu yashatse abagore benshi. Sinzi ubundi yambwiye ngo Dawudi yashatse abagore benshi ngo Salomo yashatse ibintu ngamene ibyo ngibyo ariko abantu bapfuye gute. Ese ahubwo nyine uvuga ngo umugore n'umwe n'umugabo n'umwe babaye babiri bose ahubwo nyine kubera ko mutubuza gushaka abagore benshi kandi muri Bibiliya bari abantu bose bihangange byose byari bigira abagore benshi. None ibintu byabaye muri Ancien Testament si byo muri Nouveau Testament. Nouveau Testament yagitwigisha n'umwuka ndetse wongeraho kuriya Bibiliya ivuga ngo ibyo ntababwiye umwuka azaguma kandi umwuka azabahishurira azaduhishurira ngo tubimenye wowe ukamuhera muri rya gijatu iga mu isezerano rya Kristo. None se nyine kubera ko Imana bakoreshaga ibitangaza kandi bafite abagore benshi kandi batemewe kurya nyine n'uwo mwanya wari uhari bazavuga ngo ni muri dispensation ni ama periode y'Imana yazagikoramo. Urumva harabakoze ama periode y'Imana bandi bakora ama periode ya Yesu. Ubu nyine ko turakora muri periode y'umwuka kandi umwuka ni wawe tuyobora kandi uzusitara ku by'umwuka wawe uvuga uwo ntajura afite. Murakoze cyane. Ubwo baratubwiye ngo ntitugashake abagore benshi umugore n'umwe. Ni nako Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo nuja gushiraho bakuru b'itorero uzareho umugabo w'inyangamugayo utazunywa inzoga ngo ufite umugore umwe ngo uzikurera neza abo mu rugo rwe. Ariko ubu nyine twebwe tukibirebaho muri iki gihe gushiraho umukozi w'Imana donc pasteur cyangwa sende cyane basigaye bari mu mupfuko afite amafaranga afite aba diaspora bene ngo nyine no kwiriye. Ubu ngubu ni ngaho nyine izo ndangagaciro zose Paulo yabwiye Timoteyo ni ngaho tutakizubahiriza cyane. Sinzi impamvu sinzi ikintu wabwira kuri abo bantu basigaye bakora muri ubwo buryo. Reka dusubire kuri iri jambo tuvuze ryo kugira umugore umwe. Twebwe aho byari bigeze by'umwukaga nuko ayobora itorero abakorare babiri mukabana mu ikorare ugatera umugore umukobwa inda irya niyo ndowa yawe
abakuru b'itorero ntitwakwemereraga ubu nyine baravuze ngo n'icyaha ibindi yego icyaha nicyo wakoranye n'umugore ufite umugabo yego ariko umukobwa wateye inda mwakoranye icyaha nawe muvuga ko mushakana iyo niyo ndowa yawe ntimwotandukana kandi dufite abahuye nabo urimo kwifata kwa kundi agenda batabakazana ngo n'icyaha twakoranye ubu ariko injiri sigaye ivuga y'aba intellectuel mwirinde iyo injiri n'ijana batari bakeyi gahera injiri duha dushaka ni yindi y'ukuri ubu nyine ikibazo cy'indoha kigoye abantu benshi kubera ko dusigaye twisobanurira ibintu uko bitari noneho dusigaye tugendera ku ijambo rivuga ngo indoha ngo ni umuntu mwakundanye kuko turi mu gukunda ni masikirizano tu kuko turi mu gukunda umukobwa kubera ko afite amafaranga ukamukunda kugira gusa ngo aguheshe amafaranga ariko mu mutima wowe udafite kugumana nawe iteka ryose donc wavuga ngo reka mukunde namara kungezaho nkeneye tuzatandukana kandi ababyeyi bamwe bakabishigikira yego wase pake mikrofone yawe ntiriho wari uzi bacoba yego birumvikanye yego ndamuzi yaratubwiye ngo indobo izica abantu iwe yatubwiye ngo barindwe yego ngo izayica umupaseri wayishingiye ikica ise w'umwana yego na nyina w'umwana yego ikica sebukwe na nyirabukwe yego babaye bangana ikica n'umugabo nawe umugore bashakanye nari mvuze ngo indobo izayica abantu barindwe iwe bacoba niko batubwiye umunsi umwe mukutana ngo izayica umugeni yego n'umukwe yego ikica sebukwe yego na nyirabukwe abo babaye bangaye bane yego na nyirabukwe niko navuze ikica na wa wundi wamushingiye sebukwe na nyirabukwe abundi babaye batandatu ikica n'umupaseri wayishingiye yego kurya umupaseri n'umugushingira indobo mu mafuti bose ni gahera ariko se none se njewe nyishingiye ntabizi nkashingira ntabizi ko ari indobo ku rugero nkanje ntunze ariko nkaza ngakubwira muze nkeneye gushaka none nabonye ko rewe wanshingira swate navuye mu kindi gihugu narashatse ariko ntimubizi ko nashatse muri wa mwanya ukanshingira none se harya ufite icyaha wowe oya cyane zaguhora ikintu utazi yego nishingire imana ntizampora icyo kintu yego wewe izakiguhora kuko wagikoze ukiza yego ariko njye bagushingiye mbaye mbona ngo ni kwa kundi tacu haba n'abangaba babaye de vierge yego n'abahungu bakabata byabo bakabikora bagasura bakabata gasura kigira ukuntu n'abandi bakuyemwe amada y'abahungu babo nabonye umupase umuntu mwaza kumbwira ati nari nshakanye n'uriya mukobwa tariko ejo bundi tugira inama ngo tukizemo inda hese wikizemo kandi wari ukora fiance wawe ati nazaga n'unyenda harugo yoja no kunda nani nkaguma nkibera kwa kundi urumva amajambo hageze donc umukobwa niwe wabwiye umuhungu bayikuremo ati twembe twagiye inama ati ngabonaga yuko yoja kunanga kandi yona akananga kandi ari wayimpaye kandi ngo buke barashakana sinzi ubine nimba ari umwana bari babona none se ko bashakanye kera bihombeje ibyo biri mu kugenda bikora gwereke bataretse ngo umwana wa murere base kandi ubwo buhombe burahari hari amajambo menshi ashoreye abantu haya bajana mwirimbuke yego hari amajambo menshi ndabona ko novuga ashoreye abantu kandi twazanya tukayumva yego kayo ngayo tuvuga yego abantu bari mu kubyumva kwabo ariko kandi Imana arabivuze iki Imana yateranyije ta mwana w'umuntu ugomba yego ubwine ndi mukumva ngo uwashakanye n'umukobwa n'umuhungu ngo bafitanye amahane hari umugabo umwe twiganaga yarambwiye ngo narangiza ngo aje gutandukanya n'akananyanaka ngo bari mugira amahane mu nzu ngo boje kwicanira muri iyo nzu aje shaka undashaka kandi yabona kibari nuko ari umupasiteri n'umupasiteri n'ubwine arakora siretanda yego bukomeye
none se ngo biremewe Nose mu ibyo biremewe ntuzi ko bibiri bivuga ati none no barekera mu nzu bakazoja kwicana reka mbatandukanye no iyo si bibiri no Yego. ukundi kandi nyine twese turigana ariko ugasanga twafashe amasomo gutandukanye ni kurya mwese mwiganaga mwicaye ku ndara zimwe ariko mugenzi wawe akaba uwa mbere wowe ukaba uwa kabiri cyangwa se ukaba uwa nyuma kandi mwese mwari mwicaye ku ndara zimwe akenshi wewe ntibakwirukanye ntiwacereshwe nyine washikiraga kugira ibintu byose abikoreraga kugira ariko ugasanga wowe ufite amanota nyine ateye isoni nuko niko bimera Samuze urakoze cyane uyu ni Sertanda wacu w'ijimbo ya Mugorore ari naho naje mvuka yambere Sertanda ndetse yambere n'umwarimu niwe mwarimu waje wo mu wa 4 primaire 4e primaire ni wanyigishije sinzi nimba bakivyibuka ariko tukivyibuka abantu benshi bari mugura abo nigishe ni benshi mu wa 4 niwe wanyigishije anja muri 5 usanga directeur Yozabadi muri 6 usanga papa nuko nukuvuga ngo jewe n'umuvyeyi wanje ahantu henshi umuvyeyi wanje ku ishuri n'umuvyeyi wanje no mu rusengero niwe Sertanda wacu kugeza n'ubu nyine ahubwo se ubu nyine ko uri no kandi jimbo ndibaza iracakora ubu se wasize vice cyangwe ndiyo muri methodiste ndi tugira za nomination yego twaze duhunga sinahoze menya abasigaye n'abasigaye ariko nyine basigaranye itorero yego itorero bararisigaranye nari mfite abapasiteri 4 yego muri ba 4 bitoramo umwe batora umwe aza gupfa yego ubu nyine bafite ubundi yego ariko kandi ndabashigikiye ndaganira nabo haba nejo nabonye udufaranga yego ndavuga ngo bari abantu muri kubereza igice cyacu NDZM nahoze ngunda ngo umukristo wacu wese ufite NDZM aze yohereza yego atange zimwe hano izinda zitange mu kumugorore kugira ngo abakozi bibana nabo ico ndakizi kubera ko ndabiza ama contribution menshi zambona nyine ku rubuga rw'ijimbo uzo contribute pe za contribute ni jimbo yacu kandi dushime n'abantu baza contribute mu bikorwa byo kubaka itorero nuko hari jambo wasomye rira jambo rya Daniel zamwibazaho cyane Daniel yakoreye Imana muri kiriya gihugu yararimo kandi Bibiliya ivuga ko Daniel yari umunyage ariko twebwe ikibabaje ino mu mahanga turi impunzi kandi impunzi ziba zifite uburenganzira tizimeze nk'umunyage twebwe tukananirwa gukorera Imana dushize amanga ngo turi mu gihugu c'abandi ariko utekereza Daniel we yari umunyage nukuvuga ngo yakoraga ikintu basebuje bamutegetse tiyakoraga ico ashaka natwe niryo jambo twakora tugakunda iwacu nubwo turi mu gihugu nyine twatatanye turi mu Burundi turi mu Bugande turi hehe tugakunda iwacu na Nehemiya yagiye kubaka iwabo atari waturutse ahubwo yaravuye iwabandi samurakoze sinzi ikintu rangiza no kunguko yego Daniel ntiyagiraga igitabo ntiyagiraga Bibiliya yego ariko yagiraga izina izina Daniel yego irasobanura ngo Imana ni umucamanza wanje yego Imana ni umucamanza wanje agati yego Daniel agatinya icyaha yego abantu bari mu gusa ngaho Imana azaga ibabona bahe bakora ibyaha kuri Nyagisozi tihaye babona nubu ninkaho wenda Imana yahinduye ibyicaro ningaho Imana uravuze neza cyane Imana igumugisha amen ningaho Imana guhinduye ningaho Imana itakiri ahandi yazaga ibabona yego aho bari ninkahandi hagiye ko kwisha Imana yego ariko Imana ni yayindi yego irya Mana yari yatubujije kuboha imisatsi n'ubu nyine ratubujije yego nta muntu wacu waza kuboha umusatsi irya Mana yari yatubujije make up
ubu nyine iratubujije wambaje wakunze ngo tuganire. Reka ahubwo ndaje nkubaza aho ngaho hari ikibazo numvise nkubaza. Ese kuboha imisatsi ni umuco n'icyaha mu muco wacu wa Kinyamurenge? Kuboha umusatsi, kwisiga make-up, kwambara uduhuzu tw'uduce, kwambara udusengeri mu bantu utsatura umukobwa cyangwa se umugore, nyine kugenda wambaye ibintu bigusiga hamwe hagaragara nabi, bisiga ubwambure uruhande rumwe, biriya ni umuco kuvuga ngo tubyiyama abantu tubibuza abantu? Ni umuco wa Kinyamurenge cyangwa se n'ubukristo tugenderaho? Ari umugabo umwe wigishije kuri YouTube, yego, sinzi niba nabazombona kanumva, yaravuze ngo kandi n'umupaseri, yaravuze ngo azagabona umuntu wambaye impuzu zishanyaguritse ngo bakamwita umusazi. Yego. Ngo umuntu utishokoje ngo bakamwita umusazi. Yego. Batari kubunyine abasirimu bacu no batisokoza. Yego. Niyo he bambara kandi baja guri huzu bakagura yandi kandi tabaguritse. Bati ibyo bintu ko turabyibaza nimba ari iki. Natwe yego umusatsi yego umusatsi no gutora amatwi. Yego. Imisatsi no gutobora amatwi ni sinya ya ba esclave. Yego. Igira ibyo isinya ya esclave kwa gutobora ugutwi. Yego. Bakakwita umuja. Donc bakakwita imbata. Bakakwita imbata. Bakakwita imbata. Voilà. Aho iyi misatsi. Yego. Ni ibintu bagiye biganana by'abapagani. Yego. Ni ishusho z'abapagani. Twagiraga n'ibintu twatushaka ku maboko wende wabibonye. Twagiraga n'ibintu bazaga bita ngo nibi mana yanje wenda byibuka se nimba ari ibihombero, nimba ari biki, bakaza n'ibintu bakagira hanga ibitare bagashirano. Yego. Bakaza n'ibitare bintu bagashirano ku maboko bagakwiza amaboko no ku maguru n'ibiki. Ariko tugasanga byari bigira ishusho z'abapagani. Yego. Abantu ngo bamane kwemera Imana babivamo. Bagira ishusho y'abana b'Imana. None se bari mu kubyambara ubu nyine ubivuga iki? Umukristo ugenda wambaye isengeri. Wowe umukristo? Muri iki kinyejana ni umukristo. Akayambarira ari mu rusengero cyangwa se mu muhanda ariho hose. Hari abagabo bamwe babiri bavuye inemba baraza bahura n'umugore w'umubembekazi. Ikamvuga icyo ngicyo niba batubwiye kurya twazaga tuza dufite icyuya tugiye mu nka twapfuye yabamambura amahuzu yose. Ndakubwira ishusho y'abapagani kwizimera ngo bahure na wa mugore arabitegereza yaranabazi. Abenu bana abenu bambaka abenu barumyana ndango niko yavuze abubashye ati se muri abakirisitu abandi bati turabakirisitu barimo n'abaririmbyi n'abantu bakomeye. Muri abakirisitu umuntu w'umukristo yogenda kuri umuntu w'umukristo yogenda kuri umukristo yagira kwaza yifata. Hari imfato yacu Paul yanditse mu Bakorinto avuga ko tukwifata. Niyo kana babwiye bya mini nababwiye ngo ni accreditation bintu byo kwiganana ngo nabonye umuzungu aho yihagarana n'umukazana n'umukwe n'umugore n'abana biwe bose ko bari yihagarana muri Tanganyika. Yego. Bose bambaye ubusa ngo ko turabyigana ngo se bari abazungu ko bameze kuri. Yego. Uwo muco se kuraje kuwigana kurabona ko ari mwiza. Oya. Ahari ndwa wundi ndwa mupagani n'abazungu baje kwa bimaje n'abandi bafite ukundi bateye bibimogi. Wewe wareba ngo yuko ari umuzungu ariko mwari mwabana n'umuzungu mwisomo ngo murebe ukuntu abandi bazabarusha haba n'amanota. Ariko bavuga ngo ryakoze umuzungu ukamubwira ngo ryakoze umuntu uvuye mu ijuru. Turabubaha ega turabubaha ni bamwarimu abazungu. Sibo baje kudushuka. Ese ubu nyine sinakwigishije muri kane. Yego. None se ubu nyine ngo nigisha. No kwigisha. None. Bo baba baratwigishije muri yo primaire. Yego. Ubu nyine twobigisha natwe muri secondaire. Tukangwe nibi. Ata baca umugani ngo ntaho ubyara kitamubyara. Sesa. Ntaho ubyara kitamubyara. Ibintu byose biha bikorwa mu byirinde tibifite inshusho. Yego.
mukirisitu ngo yageze ahantu ngo agera mu iguriro ry'imbura mumaro kandi ngo akareba hejuru agakandagira ibintu yego ibombera mwizerwa batese vraiment wewe kurabona ivyo turimo wewe ukabisuzugura ukabigaya yego iwe yareba akabona n'ubusa ibyo ukigiye mu birebe ko ari ubusa ndaho bizatugeza ndaho nimpindura ikimoni ngazangenda ngambare ibutura niho bimpindura iki ntacyo muzungu nimba ari mu kuyambara ukwiwe ariko twambare nk'abakirisitu yego bane dufashe kabisa twambare nk'abakirisitu kandi byo byishobozaga Paulo yaravuze ngo nayaweza yote kwa yeye anitiaye nguvu duha dusenga Imana tuzogira imbaraga ariko nitumubwira imbaraga zacu tuzoguma tuneshwe jede mu kureba ubwoko bwacu twari dukwiriye kwikubita hasi tukatura kuko ni mukubona mu bantu bahaye bagenda nabi muri iyi periode n'ubwoko bwacu ariko se muze tukiraho hari ibintu birimwe na rimwe tujaho by'imyambarire imyitwarire imubana mu rugo rimwe na rimwe tukagaya abana ariko tugasanga nkatwe urubyiruko iyo tubisubiyemo dusanga hari abana bamwe kwitwara nabi kwabo cyangwa se kwambara nabi kwabo uruhare runini rufite ababyeyi babo urugero ni gute umwana wawe asohoka yambaye akajipo k'agace umwana w'umuhungu agasohoka yambaye ipantaro ishanyaguritse kandi ugasanga niwe wamuhaye amafaranga yo kuja kuyigura akaza ukabona ko rero yaguze tumubwire twebwe abantu ukuntu duteye turamenyera iyo nkoze ikintu rimwe nkabona ntaco bizagutwaye nti wambwiye ejo noneho nkore kirenze kirya ariko iyo ngikoze ukanyiyama ukancaha buza buca ngatinya none se aba bana nibo bafite amakosa cyangwa n'ababyeyi babo abana ari mu kwambara nabi bakisiga gutyo murakoze umugore umwe yaje kwiga muri biblioteke ya university aza yambaye ukuntu yahagara nk'hariya ukabona nyine ukuntu ameze yego twese abantu bakazareba twebwe twari twiviriye iri iwacu mu ikanisa ukumva muratangaye ariko n'abandi bari bashinzwe biblioteke ngo bamurebe bati waje gute ndatese ko murankurikirana ngo naje gute imbere yo kwambara namaze kwambara ngo nsohoke umugabo wanje arabimpangurira none se muje kumukotore muri nkabandi ubu nyine umuntu ari mu kuba yahanguwe mu rugo akamagira ngo none igihugu cyose niko cyabibonye mu rugo rwoyoba ariko ijambo ry'Imana rigasigara ari kwakunda ariko nyine aho ngaho mbere yo kugaya wa mwana muza mubanza mubaza ababyeyi biwe umwana abana nyine n'ababyeyi nabo none se niba waravukiye muri famiye y'igipagani ihaye guma kuyobagurika kwa kunde ngo kuyobe nimba baye mukirisitu ubivemo wambare neza takundi twovuga kandi abantu bari gutekereza kagenda ari n'umukirisitu ntamenye ko yagenda atera abandi ibyaha yanyuba umwe yarambwiye ngo ibyaha wewe tuwabona ko urangaha umereye abantu nabi tego nabamerwe ibyaha ni kurwaho kwiyomerewe neza niyo miterere yabo kandi umva utameresheje abandi neza nawe ntuburi mwiza tafute ni amani na watu wote ugenda utera abantu ibibazo iyo ugiye neza nawe nk'abandi urakoze cyane nagushimiye uyu munsi byinshi nizere kuko Imana ibimbera umugisha murakoze cyane izi mpuguro izi nama nizo tuba dukeneye kubera ko abana twe twavuye ruguru dusiga ababyeyi ubu ngubu twabaye ibyigenge kubera iki wenda usanga mba muri foye muri ghetto niko bavuga hajya muri ghetto papa ntamenye ico nkora mama ntamenye ico nkora arumva gusa ngo mfite telefone wenda rimwe na rimwe abone mwohereje amafaranga ariko azi ko nta kazi mfite none agafata amafaranga akayakira ntabaze ngo ese aya mafaranga wayakuye he nibyo ababyeyi ba ruguru nibo bazabaza bene uko akakubaza ngo ese aya mafaranga wayakuye ko nta kazi ufite ariko mwana wanje ti wowe usigaye ugenda nabi ariko ngo umubyeyi wino iwe ntabaza uko kubera ko amenyereye ko umwana yagiye iriya abona amafaranga impamvu rero iri mu kutugora tuba dukeneye inama zanyu kugira ngo bana nk'uyu musore uri hano ari hano ariko papa ababyeyi bente bari hano donke ni ukuvuga ngo uyu mwana atabaye umukristo nyine ngo yakire kaga kizakuye ruguru
hano yakwitwara nabi. Ariko iyo tumwegere, mwebwe abasaza mutwegereye n'abakecuru bakatwegera bakatubwira bakatwereka ukuntu byagendaga, biza bidufasha. Nimba n'ababyeyi benshi wenda barubakaga ingo, nuko umwana azagaje gusohoka nyina akamwicaza kamubwira aho umwana uragiye, urugo rumeze gutya, bubaka gutya na gutya na gutya na gutya, nubona iki kintu uzacihanganira naje nacihanganiye. Ariko izo nama nizo muri iki gihe tubuze. Noneho twaje kubabwira mwebwe ababyeyi bakuru, mukavuga ngo abana b'umuntu bakicumva. Ese tuzumva mutaratubwiye? Paulo yaravuze aravuga ngo ese bazakizwa gute batarabwirijwe? Yego. Niyo kuvuze tugomba kuza tubisubiramo. Kabisubiramo. Niyo enseignement nziza tukabisubiramo. Yego. Ariko kandi muri mu kubikora mubizi. Yego. Abantu wiyambika ubusa ni mu kubimenya ko ari bibi. Usambana ni mu kumenya ko asambaye. Yego. Biri mu kubazana na consequence bagatwara amada. Yego. N'abandi. Ariko mukomeze ku ijambo mwumvise. Mukomeze ku ijambo mwumvishe, ndi tuzaritera mu iserenge no kuma kurwana. Bibiliya iravuga ngo kuva igihe cya Yohana umubatizi kugeza n'uyu munsi ubwami bw'Imana uratwarana. Aho kandi abantu ngo bazabugishwamo n'imbaraga. Ngiye kukubaza ijambo rimwe nidushake tugane ku musozo. Ariko iryo jambo uvuze ngo ubwami bw'Imana uratwaranirwa. Hari abasore duheruka kubidiskitaho, nari mvuze ku ndirimbo ivuga ngo duharanire ijuru kuko riraharanirwa. Noneho ibo barambwira ngo ngo ijuru turiheshwa n'ubuntu. Ijuru donga turigereraho turijamo kubw'impuhwe z'Imana, ariko ntiwakorera ijuru ngo uribone. Ese kamwe abayobozi bize theologique ndabizi, ico kintu mukivuga yiki? Ijuru turarikora cyangwa turarihabwa gusa? No, ijuru twararihawe. Yego. Twararihawe ni ryacu. Yego. Ubugingo twarabuhawe ni ubwacu. Yego. Ariko kandi tubuharanire. Yego. Tubuharanire, turabuharanira gute? Ndimo kumva ngo haje irindi dini ry'ubuntu. Ivuga gusa ngo twarababariwe turaho ngaho. Bafite ngo nabo bafite abapasiteri, kandi iryo ng'abasore bararikunze cyane ry'ubuntu. Kubera ko riduhangura gukora ibyaha. Murakora uko mushatse. Turarikunze kubera ko riduhangura kugenda uko dushaka. None umutima utakiducira urubanza. Byarabaye, byarakizwe, mwarakijijwe ke. Paulo hari ijambo yavuze, aravuga ngo ahatari amategeko ngo abantu bigira nimba ari ibyigenge. No kuvuga ngo igituma natwe dusiga dukunda zira nyigisho z'ubuntu nuko ziduheza uburenganzira bwo gukora ibya none tutagifite ico dutinda. Ariko inama zanyu zirakenewe, amasengesho yanyu arakenewe, kutubwira ukuntu mwebwe mwakoreye Imana kuva kera kose nibyo bikenewe. Samuze urakoze cyane, turagushimiye, wagize neza ku mwanya wawe waduhaye. Turagushimiye. Tugiye kugusaba umwanya mutoya utanga inama kuva ku rubyiruko rw'ubu nyine n'abakozi baba bahabwa inshingano muri iki gihe, muri imyaka turimo, nibo baba bahabwa inshingano mu gihe kigoye. Mwebwe igihe cyanyu mwakoze, abantu bagifite gutinya Imana. Ariko ubu nyine dusigaye twubahiriza rya jambo riba muri Luka 18 rya wa mucamanza mubi yavuze ngo sinubaha Imana ngo kandi sintinya n'abantu. Nukuvuga ngo iki gihe nico gihe natwe tugezemo. Abakozi baba bahabwa inshingano ubu nyine z'ubupasiteri, ubuyobozi runaka, bafite ibyo bibazo kubera ko barayobora mu gihe abantu batagitinya Imana ndetse ntibatinye n'abayobozi. None niziye nama mwaheza bano bantu baba bafata inshingano z'ubuyobozi bw'amatorero. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Yego. Paulo yanditse mu gitabo cy'Abakorinto ba 2. Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba 2. Aravuga ngo icyakora ngo ntidukwiriye kurwanya ukuri. Yego. Ngo ahubwo tukurwanirire. Ntituzasibangatanya ukuri. Yego. Niba shaka indowa zibe nishi, niba shaka amafuti menshi. Yego. Ariko kwa kuri. Kubukuri. Kandi umuyobozi nashaka ahabwe sadaka nishi. Yego. Ubundi ahabwe nkeya. Ariko turwanirira ukuri. Yego. Ukuri ariko turwanirira. Abasore twirinde. Abakecuru twirinde. Ijuru riraharanirwa. Titwavuye kuri habwa gusa ngo tupfe kuri habwa twicarire gusa. Riraharanirwa. Ninguko umuntu yo guheza iki? Ninguko umuntu yo guheza ikintu akagweza isambu.
ariko akaguheza kwibamo neza. hari ijambo baheruka gusoma ubushize sindi kwibuka aho ryanditse rivuga ngo ishenye ngo nutayicyaza ngo bwabo ya makari yayagashira ngo kuvuga ngo uyikoreshe bizasaba kuyitiza amaboko donc uyitiza imbaraga kugira ngo uyikoreshe ibashe gukora neza. Ni kuvuga muri iki gihe naco dushaka ko ubumenyi mwabutwongera atari uko nguko bizasaba ko tuzadukora dusa n'abari guhatiriza. Se muzi imisi dusigaranye oya Samuze urakoze cyane. Yesu arenda kugaruka niyo njambo ndangirijeho kandi azoza kujana be abakize muri iyi si abakize n'urupfu abagirire neza abaze guma kwirangaraho ngo se ngo ni bande bagiye ngo bavuga ni babandi bakunda gusenga ngo nabaryo bakunda kwiziririza hari ubwo byoba muri iyi minsi cyangwa bigatinda ariko kandi tutegura kandi abazoja mu ijuru bafite amahirwe kurusha abandi bose nabo batsa ama etage nabagiye muri Amerika umuntu asigaye amagiri etage ari gusengera ubugingo agasengera ibindi kuko ndasengera kuzoja muri Amerika muri Amerika ko abantu bahageze bagahinduka ba debile ibifu yabigendeye bihobo binkonda abahageze batamenye ubukirisitu muri Amerika hazova umukirisitu mu Rwanda hazova umukirisitu muri Kongo muri Afrika n'ahandi n'andi makontinent donc ubukristo ntabwo budepanda na kontinent ugezemo budepanda na karere ariko budepanda n'umuntu wenyine kandi ubwami bw'Imana uratwarana. Ni kurya birivuga ikavuga ngo Loti yabaga mu bantu babi ariko Loti waba umuntu mwiza bari w'Imana ishimwe. Ni kuvuga ngo ntabwo tuba abakristo ngo kubera ko turi ahantu abantu bakijijwe cyane. Umusaza wacu arakoze, Sertanda wacu arakoze wa Mugorore. Imana ikugire neza. Kuba tamuzi niwe se wa Revera Yonimiki yabanje kumuririmbye cyane no baracaririmba ariko cyane abantu bamumenye mu kuririmba i Bujumbura niho cyane yazamuriye impano yo kuririmba. Anansenga Serugabika Patient Diedona muririmbye mwiza cyane kora indirimbo neza. Uyu niwe papa wabo wenda bashobora kuba bazi abo bahungu bawe ariko we batari bakuzi warakoze kubyara bari abasore baza badufasha cyane. Rero Sertanda urakoze cyane ikindi gihe tuzagukenera tuzongera tugaruke nitwongera kugaruka uzemero twitabe uzemero duheze umwanya wawe. Izi nyigisho zirakenewe izi mpuguro zirakenewe aya magambo arakenewe ku rubyiruko biba bikenewe kugira ngo natwe dushaka uburyo twakomeza gukora. Umwanditsi yaranditse wanditse kiriya gitabo batazamenya nyiraco cy'Abaheburayo ndangugeza n'umunsi baramenya nyiraco neza ariko barakeka ko ari Paulo wacyanditse bakeka ko ari Paulo ariko nabo ntibabihamye no gukeka ariko kandi ni precision ninga harimo kwemera kuko ni Paulo wacyanditse kuko yarazi itabia zabo bari abahebre ningawe ya Abrahamu yego naringiye kuvuga ijambo yaravuze aravuga ngo twigane ngo abatuyoboraga kera ngo twibuke ingeso zabo tuzigenderemo. No kuvuga ngo natwe kugira ngo tumenye ingeso zanyu tuzigenderemo nuko muzaza muduheza inama mukatwegera mukatuganiriza mukatwereka umurongo mwiza. Sawa nshuti bavandimwe dukurikirana umunsi ku wundi turabashimiye. Dukomeje kubakira dukomeje gushimira abantu bakoze subscribe bakoze share like comment amakomantere yanyu turakunda cyane kubera ko azadufasha azadushigikira. Muzamuduheza inama mukatubwira ngo dukeneye uyu mutumirwa tukamubazanira twarababwiye turababwira ngo aho muzakenera hose tuzahabagerera. Rero mwagize neza ubushize twabazaniye abandi basaza n'uyu munsi twabazaniye no Sertanda n'undi muzakenera wese tuzamubagezaho gusa azapfe kuba hari umutekano ku buryo twahagera. Murakoze cyane nshuti bavandimwe turabashimiye Imana ibagirire neza. Imana ibaho umugisha katwangize dusenga Imana. Yego murakoze. Imana turagushimiye kuko waduhaye umwanya mwiza tukaganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota zikebera mu giyombi. Abaryumva kuri uyu munsi ribahindure baje mu buryo bwawe. Mwami n'abatararyumva rizabagereho. Turasaba kuko kuri uyu munsi ijambo ryawe ritugirira neza nako barivuze uduheze imbaraga n'ubutwari bwo kuribamo dufashe muri byose ku bwawe Yesu. Amen. Yego amen murakoze cyane.